ebyiri cyangwa eshatu. Okay, sobanura yego uyu mugabo ndabona ni Padiri Pio. Pray hope and all. Umuntu uri kubasha kubyumva aravuga ngo senga wizeye nta nyine wihangayika. Senga wizeye urabona ibyo ubona. Padiri we yahishusha iteretse niho hari hubatse aho babaga bahagaze, habaga ngo hari ibyatsi bishashe neza ndetse n'akantu kameze bubatse k'ibiti basasagaho ibyo byatsi. Hariya rero muri rompuwe muri kureba niho abo bakobwa babaga bahagaze bari kuganira n'umubyeyi Bikira Mariya. Rero aha neza duhagaze ni imbuga yaberagamo amabonekerwa nkuko muri kubibona ku Bikira Mariya. Umubyeyi Bikira Mariya bakibivuga bwa mbere se we nkaho byakira wumvaga yababwiye yenda mu makuru wumvise yababwira ko yenda yararyamye akabona umubyeyi Bikira Mariya yaraje, ese umubyeyi Bikira Mariya yaramuzi? Yewe ntabwo nakunze kuba mpaza cyane. Ntabwo ukunze kuba cyane. Imana yabura ntara no kurekana namwe gucana kuvoma no kumanuka ariko hari no kwangurira muhanda. Tangiye babwira Ya murakaza neza rero kuri Maka Justin Family TV. Ubu tugiye ku isoko Ikibeho twahageze nabibabwiye. Ubu tugiye ku isoko aho bita ku isoko ya Bikira Mariya. Tugiye kuvoma amazi, abohora amazi, ahambura ibyaboshywe ibintu byose. Amazi akora byinshi. Ubu niyo tugiye kuvoma. Tukaba turi kumwe n'umusaza dukomeje kugendana, akomeza kugenda twereka ahantu hatandukanye nadusobanurira byinshi ku butaka bwa Kibeho, anatubwira amateka menshi kuri Kibeho. Ubu rero tukaba tugiye kumanuka inzira igana ku isoko tujya kuvoma amazi y'umugisha cyangwa se amazi ya Bikira Mariya. Sibyo Justin? Nibyo bivuye ngo twamanutse twagiye. Yego duma twagenda. Ubwo inzira no kumanuka hanga nibyo muze? No kumanuka hano. Turamanuka hanga. Nitugire pfa hari agahanda rwose hari n'inzira n'ahantu bavugira za rozari amashapure, hari n'agahanda k'inzira y'umusaraba. Iyo baje rero barahazenguruka basenga, bagera ku isoko bakazamuka n'amazi. Nuko ubu ni ukumanuka ahangaha bivuge ngo tugiye ku isoko. Tugiye ku isoko tubwira abadukurikiye ko aka kayira turi kumanuka tuganaho ari akayira kamanuka kajya ku isoko ya Bikira Mariya. Muze kuki hano hasi nta soko yari irimo kugira ngo bahite ku isoko ya Bikira Mariya? Nta mazi yigeze? Nta mazi yari ahari. Hari mu kabande ariko kumye. Hari mu kabande, harimo nta soko yari ihari. Nta soko yari ihari. Neza rero ko ari ku isoko ya Bikira Mariya mu byumviye ko nta mazi yari ahari. Reka tugende natwe tubone kuri ayo mazi. Ubundi uriya Nataliya wabonekewe nyine kugira ngo haze isoko yabanje kuhajya ahamara iminsi 40 n'amajoro 40 nta kintu arya ahaba gusa. Ariko ashobora kuba yabaga mu buryo nawe atarazi ko hari n'Imana n'Ibikira Mariya wahamujyanye. Navuga yuko ngo hari n'ingwe yajyaga zikahamusanga. Ingwe. Ariko uko amakuru ye nabo bakavuga ko itaringwa ahubwo yari Yezu. Yari Yezu. Uko amakuru agenda amugenda mu byumva. Kandi nawe muri icyo gihe nawe niko wabyumvaga. Niko nabyumvaga ariko ahabaho anahava ndabizi. Ndabizi. None muze uyu muhanda uva hehe? Ni wa muhanda nyine nababwiye bavugira wa Rozari. Uyu muhanda ni wa Rozari. Ni wa Rozari. Uturuka hariya ukaza turakomeza tugende tugere ku isoko. Rozari nko kubatazi Rozari ni shapure. Shapure Bikira Mariya yategetse abantu benshi bazi Kibeho kujya bavuga bakoresha. Ndabeshya muzeyi? Ntabwo beshya barayivuga. Rozari ubundi ni amashapure atatu. Amashapure atatu. Ni ukuvuga ngo hari shapure amashapure atatu, hari iyo kwishima, iyo y'ishavu na iyo babarira ukwayo n'iyikuzo. Ubwo rero izo shapure iyo zivuze zose uba uvuze Rozari. Ishapure y'ububabare rero nayo igira impeke 7 n'izandakuramutsa Mariya 7, ariko ukabivuga inshuro 7 n'ubundi. Nabo nitugera hariya ndabereka agahanda kayo. Tubwira abadukurikiye rero ko uyu muhanda cyangwa se iyi nzira turimo niyivugirwamo Rozari. Abantu badukurikiye rero kuri kamera tubabwira yuko bakristo
bo mu itorero rya Katolike cyangwa se undi muntu wese wemera kuba yavuga rozari, igihe waje hano Kibeho ntugatahe utageze aha hantu ubashe kuvuga ishapure. Murakoze cyane rero, reka dukomeze twegera ku iriba ry'umubyeyi Bikira Mariya, ariko muri ako hagatangaha duhagaze ahandi hantu Yezu, hariho ishusho ya Yezu bamukubita, handitseho ngo Yezu bamukubita. Zino ni inzira y'umusaraba, imwe mu nzira Yesu yanyuzemo, nibyo muzehe? aya nama yego nyine urumva ko ari inzira y'umusaraba, ariko hari andi wereka n'ubundi hari indi nzira, hari ishapure inzira y'ishapure y'ububabare. Iyi ni ishapure zisanzwe abakristo barabyumva, igizwe n'amashapure atatu. Hari yagizwe n'amayibukiro, hari amayibukiro yo kwishima ivuka rya Yesu uko yabayeho kugeza afatwa bamubamba. Noneho tukajya mu mibukiro y'ishavu, igihe yafatwaga kwa ba Pilato bamukubita, ari mu mubabaro bamubamba. Hari n'ayikuzo rero amaze kuzuka. N'amashapure rero atatu, ubwo niko nayitagiye. Urakoze cyane. Iyo bayavuze rero yose niyo rozari, ubu ni inzira ya rozari. Iyi ni inzira ya rozari. Ni inzira ya rozari. Urakoze cyane, reka twongere tumanuke tugere. Murabona ko tugeze aha ngaha handitse ngo inzira y'ishapure y'ububabare bwa Bikira Mariya. Murimo murahasoma, dusaba muhatwereke neza, tubwire abakristo bataragera aha ngaha rwose ko bagomba kuhagera nabo bakagera. Handitse inzira y'ishapure y'ububabare bwa Bikira Mariya. Inzira dusaba abantu ko batandukanye ibi bintu, tuvuye mu nzira y'ishapure ya rozari. Hano hari inzira y'ishapure y'ububabare ariyo ica hano. Twe twaje tunyura mu nzira ya rozari itandukanye n'inzira y'ishapure y'ububabare. Ntabwo zose ari inzira zimwe, ntago binyura hamwe. Abantu iyo itangirira inzira y'ishapure ya Bikira Mariya itangirira aha ngaha. Yego, ndabona ariko bimeze. Ikazamuka aha ngaha ikaza guhinguka nanone ku ngoro ya Bikira Mariya. Akaba ariza guhingukira. Yego. Okay, reka dukomeze noneho tugere ku isoko cyane. Twereka abantu. Ari mu mwiherero n'Imana. Turi abanyamakuru ariko natwe turaje mu mujyi ku mazi y'umubyeyi Bikira Mariya. Turagenda duhura n'abantu rero bava kuvoma, ariko natwe tujyayo. Tujya duhura n'abantu batandukanye bajya ku isoko. Imbere yacu naho muri kuhabona abandi bantu bajya ku isoko. Murabona ko ari amazi rwose agendererwa n'abantu benshi ingeri zitandukanye kandi iminsi yose. Nawe rero ntuzitinye igihe uzashaka kuza kuvoma rwose, umunsi wose ni karibu kandi urabyemerewe. Namwe mwabibonye cyangwa se murabyibonera ko turi kugenda duhura n'abantu benshi bari kuvayo kuvoma ayo mazi. Kandi ayo mazi ni ubuntu, twongeye kubabwira ko ari ubuntu ayo mazi. Hari ikindi maze kumenya none aha ngaha ngeze aha ngaha. Umusaza turi kumwe atubwiye yuko reka duhagarara aha ngaha, atubwiye ko inzira ya rozari cyangwa se niko twabyita ishapure ya rozari. Yego, ishapure ya rozari. Aha ngaha ntibirangiye. Yego. Kandi urareba ko irangiye hari umugisha uri gutangwa. Yego. Handitseho gute? Ngo Bikira Mariya yimakazwa mu ijuru. Ubwo n'igihe yahabwaga ikamba se niko twabyita. Niko bimeze. N'igihe yahabwaga Yego. ikamba. Murabona yuko aha ngaha niho rozari irangirira. Kandi urabona rwose ko arimo guhabwa ni ikamba. Arimo arahabwa ikamba. Yego. Murakoze cyane, noneho reka twegere hepfo. Ni cyagiye hari umunsi mukuru wo kuri 15 z'ukwa munani. Assomption. Aha ngaha ni kuri 15 z'ukwa munani. Yego. Ubwo niko twagiye. Ni Assomption. Urakoze cyane. Reka tugere hano imbere. Tugiye kugera ku isoko rero, ndi kuyireba imbere yanjye. Kubwira kamera umuntu uri kuri kamera. Yego, atwereke neza. Ndabona ari ahantu heza. Hari amahumbezi rwose, hari naho kuruhukira. Ndabona hari abandi ba Kristo nabo baje, murabona ko barimo baravoma amazi kugira ngo nabo bajyane kuri ano mazi. Urabona ko wambere yatangiye no kuyanywaho. Yego. Ndize nawe uri buze kugenda uyanyweye cyane rwose. Ndayanywa, ntabwo nava kwa Bikira Mariya ntanyweye ku mugisha we. Kandi ndanayatwaraho, ntabwo ari ukuyanywa gusa. Twasanze ukecura cyangwa nawe uri mubabonekewe. Oya. Ntabwo nabonekewe.
byagenze bite se kugira ngo ubyumve nawe ubyumva bwa mbere? ubwo nabyumvise nyine ko babonekewe nyine. Icyo gihe se amabonekerwa yabaga yemewe, mwamenyaga ibyibonekerwa byari umutagatifu cyangwa barabyumvise namwe barabivuze mwumva n'inzozi? Twaje kubyumva nyine ko ari byo ariko bamaze kubigaragaza ko babonekewe nyine. Babitangaje se mu kiliziya? Oya, nabo ubwabo barabyivugiraga nyine ko bagenderewe n'umubyeyi Bikira Mariya. Umubyeyi Bikira Mariya. Bakibivuga bwa mbere se we nkaho byakira wumvaga yababwiye yenda mu makuru wumvise yababwira ko yenda yari aryamye akabona umubyeyi Bikira Mariya yaraje, ese umubyeyi Bikira Mariya yaramuzi? Jewe ntabwo nakunze kuba mpaza cyane. Ntabwo ukunze kuba cyane. Ntabwo uri uwinaha. Jewe ndi uwino ariko ntabwo nakunze kuba mpaza. Kuza kuhasengera. Oya narahasengeraga ariko mu mabonekerwa ntabwo nabaga nabi. None se batubwira ko ngo mabonekerwa ngo n'ubu ngubu ari igihe abaho? Oya, ubu ngubu nta kibaho amabonekerwa, barabonekewe nyine, barabyemeje nyine ko babonekewe, ntabwo bakibonekerwa. Murakoze cyane rero. Hano rero muri kubona handitse kino cyapa cyanditseho isoko. Ahangaha niho umuntu amanukira nk'uko twakomeje kugenda tubibabwira, umuntu agiye ku isoko y'umubyeyi Bikira Mariya. Reka dukomeze twongere tuzamuke. Ubu tuvuye kandi ku isoko, twongere tuzamuke tubereke n'ahandi. Aha rero mubona twicaye turi neza nyirizina aho amabonekerwa yaberaga, nkaba ndi imbere y'ishusho ya Bikira Mariya ndetse n'ishapure ifite amasaro manini rwose bigaragara, n'indabo n'ahantu hasa neza cyane kuko Kibeho muri rusange irasa neza pe bishoboka, ifite isuku. Nkaba rero ndi imbere y'ahantu nyirizina bya nyabyo amabonekerwa yabaga ari kubera, aho babakobwa batatu babonekewe twahoze tubabwira babaga bahagaze. Nabereka neza, muri kubona aho nari nicaye ndahemutse, nagira ngo mbereke neza nimba muri kubona muri rompuwe yaho ishusho iteretse niho hari hubatse, aho babaga bahagaze habaga ngo hari ibyatsi bishashe neza ndetse n'akantu kameze bubatse k'ibiti basasagaho ibyo byatsi. Hariya rero muri rompuwe muri kureba niho abo bakobwa babaga bahagaze bari kuganira n'umubyeyi Bikira Mariya. Rero aha neza duhagaze ni imbuga yaberagamo amabonekerwa nk'uko muri kubibona ku cyapa kiri hariya imbere, nahanditse ko ari imbuga yaberagamo amabonekerwa. Ubu turi kwerekera he noneho? Ubu ndabona tugiye kujya ngo ahitwa Inyarushishi. Tukaba turi kwibaza inkomoko y'iryo zina Nyarushishi. Ndabona ariho tugiye, akaba ari undi musozi uturanye na Kibeho, bitandukanye na Kibeho twari turiho, gusa ndakeka naho ari aho dusengera gadi ndumva. Yego. Hari n'icyapa kivuga ngo cana Kibeho. Yego. Cana Kibeho. Nigana Kibeho. Nigana Kibeho. Kuko mbona banditse ngo cana. Ntawamenya. Okay, no kwandika kwibeshya bibaho, hagiye umuntu ibeshya. Gusa uturutse Kibeho uhagana banza ndabona hasa nk'arimo nk'ibirometero 2 nimba ntibeshye. Ntago ari kure ya Kibeho, gusa naho nta handi hantu heza. Ndabona ari umuhanda tugiye gukatiramo. Yego. Hari umuhanda ukomeza. Uyu muhanda ukomeza ujya he? Uyu muhanda ukomeza ugindago ku karere sibyo? Yego, ukomeza na za Munini ku bitaro bikuru by'akarere. Gusa uriya muhanda urawuta ntago ukomeza, ahubwo ukomeza neza muri metero na 50 imbere yawe. Hanyuma kugira ngo abantu bamenye neza nyirizina ahantu duturutse, we wahabonye gute? Mujya wayibonye ute muri make? Ahantu duturutse rero uko nahabonye rwose ni ahantu heza, hafite isuku ihambaye, hari akayaga gatuje, hari amahumbezi, hari amafu rwose. Yego. Ameze neza kabisa, ubona ko umubyeyi ajya kwahitamo ntago yibeshe, nawe yarebye aheza koko. Nawe nyarutangiye gufashwa cyane. Ahubwo kuki wabonekewe cyangwa nabonekewe wenda mu buryo bwanjye, mfite uburyo nabonekerwamo mu nzozi. Yego. Ariko ku manwa banza ntajya mbonekerwa ngewe, nukuzabaza neza impamvu ntajya mbonekerwa ku manwa, ariko bitabujije ko ari ababonekewe ku manwa. Yego. Ubu turakomeje none turimo turerekera nyirizina kwande Inyarushishi kwa Yezu Nyirimpuhwe. Yego. Tujye kure byiza byo kwa Yezu Nyirimpuhwe, mwuka agira Imana mwe. Ndabona icyapa ngo ni Mariya nde?
Marianne Fada Bakele. Bakele. Yego. Nango ko rero Amizero ndabona hari n'icyapa cyanditseho ngo ni Amizero. Ni ikigo ndabona ari ikigo. Ni ikigo Kibeho. Okay. Yego. Nango ko rero tujye gukatira hehe ni ruguru cyangwa turakomeza umuhanda? Yego hano ndumva twahagarara ko ndabona tumeze nkaho tugeze birindiro byaho. Ubu ni ugushaka aho duparika. Yego. Reka abakunzi tubanze tubona hano duparika hanyuma tuze turebe n'ibyiza bya hano uko bimeze. Sibyo ndabona hari hepfo naho hari ikindi cyapa sinzi ngo ni ntago ari icyapa iriya ni inzira y'umusaraba. Yego. Ni inzira y'umusaraba. Yego kugira ngo bakunzi bacu muri hose muri kwitegereza inzira y'umusaraba ngiriya. Aha rero tugeze ni kwa Yezu Nyirimpuhwe hahandi ntago ari mu Ruhango. Ahangaha tugeze ni Nyarushishi kwa Yezu Nyirimpuhwe. Ngaho ni muze tugendane aka kanya niho nagutembereje urenze gato Kibeho nkuko nabibabwiraga hari ahandi bita kwa Yezu Nyirimpuhwe i Nyarushishi naho ni ahantu heza n'umwanya mwiza wo gusengeramo ntabwo ahantu hose basengera ari Kibeho gusa murabona ko Nyaruguru rwose yayigendere tugiye kumenya rero nimba naho yarahabonekeye Bikira Mariya cyangwa se nimba aho bifatiyeho gusengera gusa we ntujye kure gusa ukomeze udukurikirane kuri channel uramenya byinshi kuri iyi nkuru twaguteguriye we no tugendane rero ndagutembereza tujyana nkuko nabiteguye se cyangwa nanjye naje aricyo nshaka ndagira ngo tujyane turebane hamwe tumenye ngo ni hantu kinange byancanze sinamenya gusa ndasobanukirwa uko mbyizeye uko byagenda kose tujyane kwa Yezu Nyirimpuhwe Nyarushishi dusengane ndikubona hari view nziza hari akayaga gake nta bushyuhe bwinshi hari ibiti bisa neza koko nyine ubone wagira ngo barabifumbira buri munsi urabona ko hasa neza cyane na hantu wanaruhukira cyane ko nabonye n'amahoteli n'ahantu wanaruhukira rwose n'ahantu hasa neza cyane rero uwariwe wese yahatemberera akagira byinshi amenya ariko bitagiye kure yo gusenga karibu rero muri Nyarushishi tugendane rwose ntusigare ntunacikwe kandi tugumane ahangaha ndatekereza ni ahantu basengera ko ndi kuhabona umugabo munini cyane munini kabisa ufite nka metero ebyiri cyangwa eshatu. Okay sobanura yego uyu mugabo ndabona ni Padiri Pio Pray Hope Andori umuntu uri kubasha kubyumva aravuga ngo senga wizeye nta nyine wihangayika senga wizeye urabona ibyo ubona Padiri Pio rwose udusabire nizereye muri Yezu we Yezu Nyirizina uyu banza ari we Yezu Nyirizina ndabona ari umugabo munini utangana n'abandi bose twaba twigeze kubona yego Nyaruguru district dukomeze hani mu mujyi nyine kandagira abagabo